Hi guys, mumeze mute? Ni wa muhungu wanyu Fabrice tekinisiye. Hari akantu nifuje ko twakigaho ubu ngubu. Hari igihe tujya kuri tere cyane cyane ahantu ababobina tugasanga moteri yahiye, wayihambura ntumenye ikintu cyayitwitse, noneho waba wakongera kuyibobina wayisubizaho cya kintu kuba utazi icyo ari cyo kikongera kikayitwika. Ubu rero ikintu tugiye kurebera hamwe ku buryo namwe muzamugera kuri tere mubone moteri icyayitwise muhite mukibona ako kanya, cyane cyane moteri tirifaze. Tirifaze niyo tugiye guheraho, na monofaze tuzayirebaho. Tirifaze ikunda guteza abantu ingaru cyane bitewe nuko urayibobina, urabizi kubobina ariko ntuzi ikintu cyayitwitse. Reka nze maybe ishobora kuba ari faze ebyiri hajyamo eshatu tirifaze, ugasanga hagiyemo ebyiri imwe irabura, sibyo? Cyangwa usanga ari ikibazo cy'amaruruma, cyangwa ugasanga ni ikibazo cya overload. Tugiye kureba cyane, ubu tugiye guhera ku cyo bita kubura kwa faze. Hari moteri ikora triangle, hari n'ikora muri etware. Tugiye kureba hari n'ikora etware triangle. Tugiye kureba ati mu gihe habuzemo faze iri ikora muri star bigenda bite, igihe habuzemo faze ikora muri triangle usanga bimeze bite. Tukanze turebe twifashishije ibishushanyo. Murakoze cyane mu gikurikire cyose, nta n'igihe wihutisha cyangwa mu kirebe cyose, nibwo muramenya ibyo nshaka kuvuga icyo ari cyo, kandi birabigisha, ntabwo ingaru ziragabanyuka kuri mwebwe. Mumenye ikibazo cya moteri yanyu yagize mbere yuko uyibobina ariko nicyo ngicyo mugikosore. Sawa, reka twakomeje ku bishushanyo turebe ukuntu bimeze. Reka duhere kuri star connection. Star connection, moteri tirifaze tuzi ko igira bobine eshatu, arizo faze eshatu. Nubwo ntitujya kubobina igihe uzasanga harimo bobine zirenze ari esheshatu 12, ariko zose turazitenya ku buryo zivamo faze eshatu zikabyara na bobine eshatu. Tugiye kureba rero moteri ya tirifaze muri star connection imeze ite. Star connection, faze iraza ikinjira muri bobine simple, bobine niyi, sibyo? Ikamanuka muri star connection, ikamanuka igahura n'indi bobine nayo urusinga rusohoka, n'indi igahura n'indi bobine eshatu, kwinjizamo rayo faze, rayo 1, rayo 2, rayo 3. Dufite volte 380. Muri star umuriro urabona ko nimba dushyizemo 380 volte kuri faze, sibyo? Hano ubwo faze imwe igiye hano, indi igiye hano. Nuvuga ati izi bobine uko ari ebyiri gutyo uzibona zihita zifata umuriro 380 ariko ziwugabane, sibyo? Bobine igira umuriro wayo 380 ariko zirufite ukuntu zirawugabana, tugiye kukwereka mu kanya. Nimba indi faze igiye hano, indi ikajya hano, ubwo izi bobine uko ari ebyiri ziraza zigabanya umuriro, ziba ari seri, sibyo? Ubwo bobine iyi n'iyi bigomba kubona umuriro ungana iyo ibobinnye neza, sibyo? Ubu rero tugiye kureba ukuntu iyi bobine kuyatora umuriro ujya muri bobine imwe bibigenza gute. Hari formule dukoresha kuyishaka. Ufata volte dufite ukagabanya square root ya 3 kugira ubone buri bobine ziri seri bobine mu ruragifata kangahe. Nimba ari 380 tugabanya square root ya 3 naye mugabanye, urasanga ari byegereye 219 n'ibice, ubwo ni 220 ubundi volte, ubundi ni kwita ibara. Ubwo buri bobine hano iyi nimba dushyize aha n'aha
aha na hano. Ubwo bobine kuko urabona ko zikoze seri gutya, iyi nta muriro yaba ifite kuko urabona ko nta rusinga tuba twashyiraho. Ubwo hano hajya buri bobine yakira 200 tuvuge 220, 219 volte, ko tuvuge 220 volte kugira abantu benshi babimenye, sibyo? N'indi ya 220 volte. None dushyira n'indi faze hano nayo, urabona ko iraza ikaza nayo ikaza gutya, ifata seri imwe muri izi ngizi bigahita bifata umuriro nayo ikakira 220. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nimba dushyizeho volte 380 hano, dusapurenzeho volte 380, ubwo bobine yajya yakira 220 volte, 220 volte, 220 volte. Okay, noneho mu gihe faze imwe ibuze, washyizeho amafaze hano barashyizeho, urabona ko ariko tuvuge ngo nk'iyi irafeyirinze, sibyo? Ni ukuvuga ati bobine moteri yacu ubwo noza bobine, iyi nk'iyi bobine irahita ibura umuriro, sibyo? Ariko iyi ngiyi hamwe n'iyi urabona ko umuriro ukijyamo uko ari ebyiri. Izi ebyiri rero mu gihe faze yabuze ugatinda gukupa cyangwa noza protection device zawe ntizikupe mbere, ubwo zino ebyiri zifite umuriro nizo zirashya, hasigara imwe, sibyo? Harasigara imwe. None ujya nufambura motor ugasanga iri muri star, ugasanga bobine ebyiri zahiye, nako faze ebyiri zahiye neza zo faze ebyiri zahiye, imwe iracyarimo. Uzamenye ko iyo moteri yatwitswe na faze, ari ikibazo cya faze ebyiri zagiyemo indi kabura. Tubibona ako kanya ukahita usiga ubwo bwite mu bintu bikemure makuru, nimbara amakontakiteri bakayahindura, nimbara sakuti break bakayahindura, nimbara amateko bakayahindura, sibyo? Bakareba ikibazo ahantu kiri, iyo faze ahantu iri kuburira, ku buryo wowe ugiye ukayibobina ukayigarura bagakubitaho nanone bihita byongera gashya ukabona ingabo. Noneho muri delita ibikoze ntuze ya triangle. Ndi kwigisha ukuntu rwose ingaru, ibintu byitwa ingaru, bitewe n'uko utazi ikintu cyatwitse moteri yawe, tubicika ukajya umenya icyo cyahitwise ukagenda hakiri kare. Triangle ni gutya bimeze: live 1, live 2, live 3. Ni ukuvuga ngo muri triangle uko uva nimbara volte 380, zira ko hano noza bobine iba ifite capacity yo kwakira 220 kuri iyi ngiyi. Kugira ngo bikunde ni ukuba murabona hano ikindi kintu bakubwira muri noza, muri bakubwiye ngo noza moteri ikoneze muri star kandi volte 380, ujye umenya ko bobine yayo cyangwa faze yayo tuzareba mu gihe kiri imbere iba yemeyewe kwakira umuriro 220, sibyo? Bobine nuza faze yemeye kwakira, iyo urengeje umuriro urayitwika. Yemeye kwakira muri bobine nuko. Ariko muri delita ho biratandukanye. Delita ko nimeze umuriro wose usapurayinzeho, nimba ari volte 280 volte, sibyo? Nimba ariyo supply ushyizeho, ubona uvuga ati buri bobine yajyakira 380 direct. Urabona ko faze razinjira hano, indi yinjira hano, bitebeza muri bobine wa 380, naha ngaha 380, naha 380, sibyo? Urabona ko umuriro wose wa supply winjira, buri faze yose igomba kuhita uwugira, ntago yo kugabanuka guke, kuko urabona ko faze irinjiye n'indi hano irinjiye, bihita bijya muri bobine. Nimba ashyizeho n'iyi faze ya gatatu, ubwo muri urinjiye hano uyu winjire bijye muri bobine, gutyo n'uyu urinjiye hano uyu winjire bijye muri bobine, gutyo mujye muri bobine. Ntago biri seri, bobine itazakira umuriro wuzuye gutyo. Noneho tuvuge ati faze imwe irabuze, wenda nk'iyi irabuze, ikintu cyera kubaho ni kimwe, sibyo? Iyi faze yabuze, iyi faze yabuze
urabona ko hano hari faze, iyi ni faze, n'iyi ni faze. Kanshyiramo volute kugira umuntu amenye ibyo ari byo. N'iyi ni volute, ni hejuru volute, sibyo? Tuvuge ati iyi irabuze. Ahangaha nari nibeshye. Iyi irabuze, sibyo? Urabona ko iyi nibura umuriro wajyaga hano n'uwajyaga hano ntawujyamo. Izi bobine zirasiga nta kintu ziri gukora, ariko iyi igumana umuriro. Ni ukuvuga ati iyi ifite umuriro niyo izashya. Uzasanga moteri yawe faze ebyiri ari nzima, imwe ariyo yahiye. Uzamenya ko muri delita ni ukuvuga ati usanga ari imwe yahiye, izindi faze ebyiri zose ari nzima. Uhita umenya ko yatwiswe n'ubundi na faze, ugahita uhindura aho ugashaka aho faze yaburi ukahakosora, kuko ugiye kuyibubina ukongera ukayigarura n'ubundi yakongera igashya. Hari igihe wesitara ibintu wenda ushobora kuzana ikaka kugira ngo byavuyemo, ariko wamara kuhava ugasanga yaruzi konekiti kwa handi ibisinga bidafashe, ahantu kontakiteri idakora neza, yongeye bikuyemo ugasanga ingarure yiriye, sibyo? Urabona ko ibintu n'uby'ubwenge tugiye tumenya nyine kugira ngo tugabanye ingaru. Kandi niba ibintu bigeretse na bosi, wese bosi ugiye kumukorera ukagira iki kibazo, aramubwiye agihindure, kuko abenshi bafite abatekinisiye, ntagihindure, ubwo nyine amafaranga y'ibikoresho arongera akayaguha tukongera ibindi bikoresho. Uburyo bwo na bundi bushya kandi akakwishyura. Ariko nimba utayimubwiye umenye ko ingaru uzajya uyirya. Nimba wari miliyoni yo kububina nyine nawe urabyumva, izakuvamo sare tu. Okay, hari ikindi kintu muzajya mureba buriya igihe usanze moteri yahiye, ariko ari ikibazo cyo ugasanga amasinga yose yashyushye. Ikintu uzabanza gutekereza bwa mbere, uzabanza urebe amaruruma yayo, biyaringi zimeze zite. No urebe ko zicyamugirise cyangwa zarapfuye zivuga nabi. Ako kanya ukibona ko nemeze gutyo, ugasanga ikibazo ni biyaringi, hindura zose uzivanemo ushyiremo inshyashya. Cyangwa ugasanga ibintu moteri gukora ntabwo ari ibyayo, usanga moteri hakeneye moteri nini bashyizemo intoya, nabyo ugomba kukirebaho, sibyo? Nabyo ugomba kubirebaho. Iyo moteri yashyushye yose ugasanga yose yahiye, amasinga yose yahiye yageze, iki kibazo ntabwo ari cya faze, bishobora kuba ari iki kibazo cy'inuza cya ruruma, cyangwa kikaba ikibazo cya overload, washyizeho ibintu byinshi kuri moteri kandi itari byigenewe. Ikindi kibazo gishobora kubaho umuriro muke w'ahantu kuri wafatiye umuriro, ahantu umuriro wanyu wari mukeya. Nimba ugasanga ufite moteri ya trifaze standard mu Rwanda ni 380, ugasanga wowe na mwe mwifitiye nka 300 volute nyine, volute 300. Ubwo ni ukuvuga ati ibyo nabyo bituma moteri irashyuha, kuko ingufu zitazigabanyuka, urabyumva? N'ibintu uri kuyikoresha nabyo ni uko, nabyo byara overload. Nabyo ugomba kubyitaho, ugomba kuyigira apure metimetero yawe, ugenda upima amavolute bimeze bite, current ukapima, hariho load ukareba bimeze bite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Murakoze, ubwo tuzongera ku bindi bintu by'ubwenge. Mukore subscribe cyane kabisa, tuziga ibintu byinshi kuri tere, ku buryo tuzajya dukora biraka tugahembwa neza cyane. Murakoze cyane.